ishimwe cyane. Uwo ni Yesu. Korali Holy Nation barimo kuririmba, Korali Holy Nation kuri Paroisse mu Gatenga ku mudugudu n'ubundi wa Gatenga, nabo Imana bahimigisha barimo kuririmba uburyo Yesu agira neza kandi yuzuye urukundo, yuzuye imbabazi. Uwo ni umwami wacu, uko bamuririmbye ni kwari yuzuye urukundo, yuzuye imbabazi. Imana ni ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Uwo Yesu aragukunda, uwo Yesu agufitiye urukundo, agufitiye imbabazi, nawe turi kumwe muri riteraniro. Munyemerero twakire Pastor Justin Gatanazi, niwe ugiye gukomeza inyigisho nkuko nari maze kubibabwira, twari twamaze kumuha ikaze. Reka rero tumusengere, hanyuma n'ubundi akomeze inyigisho n'ubundi Imana ashize ku mutima we mu izina rya Yesu. Dusenga Imana. Mana yacu, Mana ishobora byose, turi imbere yawe, turagushimiye ko waduhaye umwana wawe Yesu kugira ngo n'ubundi tubone agakiza, kandi muri we twabonyemo urukundo, muri we twabonyemo imbabazi nyinshi, kuko imbabazi ze nizo n'ubundi zitubeshejeho. Kandi uyu munsi turi muri riteraniro twongeye kwibuka ko ari umunyembabazi, twongeye kwibuka ko ari umwami ugira neza. Data wa twese, kuba umukozi wawe agiye n'ubundi guhagarara imbere y'ubwoko bwawe ni kubw'imbabazi zawe, kandi ni kubw'urukundo rwawe n'ubundi rwatumye n'ubundi aba umukozi wawe, aba umwana wawe, n'ubundi umufashe kwa mbere no kwa kabiri. Wabanye nawe n'uyu munsi ubane nawe, kandi bene data n'abashiki bacu bose bari muri riteraniro bagiye kugutega amatwi, bafashwe n'ijambo ryawe, kandi ijambo ryawe mwami ritanga imbaraga ku bacitse intege, imbaraga ribonekemo imbaraga zikomeye kugira ngo ryongere rituzure, ryongere mwami ridutume dukomeza urugendo, ryongere kandi mwami kuduhereza imbaraga mu izina rya Yesu. Ijambo ryawe rirasengeye, ijambo ryawe ryaravugutiwe, niwe dusengeye kugira ngo mubashishe, kugira ngo muri uyu mwanya ntaba ari we ahubwo wo habwe icyubahiro. Urakoze kumugirira neza, kandi urakoze ko n'imitima yacu yose uyifasha, kandi tukabona umugisha kubw'ijambo ryawe. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Karibu Pastor. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Nongeye gushimira Imana ko ingiriye ubu buntu, ingiriye izi babazi zo kugira ngo mbashe kuvuga ijambo ryayo. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Amazina yanjye ni Gatanazi Justin, ndi umupapa, mfite umudamu, mfite abana babiri, umuhungu n'umukobwa. Ndi umupastori mu itorero rya Pentecote ryo mu Rwanda ADPR, aho mbarizwa mu itorero ry'akarere rya Nyarugenge, Paroisse ya Nyarugenge, umudugudu wa Nyarugenge, naho ngaho mbarizwa. Rero turimo turaganira ku ijambo ry'Imana rivuga gushaka Imana n'umutima wacu wose, no gukorera Imana n'umutima utunganye. Niryo jambo turimo tuganiraho. Hanyuma mbahaye ikaze rero, mbahaye ikaze kuri aya meza yera, mbahaye ikaze kuri aya meza matagatifu, aya meza y'Imana. Nyabahayeho ikaze, kandi mwe kuba abanyabute. Ijambo ry'Imana riravuga ngo umunyabute bamutereka ibiryo imbere ntashobore kwitamika, ntabashe kurya, kandi ibiryo byamushyizwe imbere. Muri aya masaha ndinginga Imana kugira ngo Imana ivugane Imana ivugire muri nge, kandi Imana ivugane nawe, Imana ivugane natwe twese. Imana ituvugishije bitugirira umumaro ukomeye cyane, kubera ko ijambo ry'Imana ribeshaho. Niko Yesu yabwiye Satani, aramubwira ngo ntabwo umuntu atungwa n'umutsima gusa, ahubwo umuntu atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Amagambo ava mu kanwa k'Imana ashobora gutunga abantu, ashobora kubabeshaho. Ijambo rero ry'Imana turimo tuganiraho, twasomye Yeremiya igice cya 29 umurongo wa 12 kugeza kwa 14. Hari igihe umuntu abagera muri riteraniro ari ubwa mbere, iri jambo twarisoma riravuga ngo kandi muzanyambaza, muzagenda musenga, nanjye nzabumvira, muzanshaka mumbone, nimunshakana umutima wanyu wose, nzabonwa namwe, niko Uwiteka avuga, kandi nzagarura abantu banyu bajyanwa ari imbohe. Bivuze ngo izi ni hezirita, cyangwa se izi ni imbuto zo gusenga Imana, zo gushaka Imana, zo kuramya Imana. Icyo byari kumarira aba Bayuda bari mu bunyage hariya i Babuloni, n'impamvu Imana yabagiriye iyi nama, icyo byari kubamarira nuko Imana yari kugarura abantu bajyanywe ari imbohe, ikabagarura mu gihugu cyabo, ikababohora, ikabakura mu buretwa, ikabakura mu bubata. Hanyuma ngo nzabakoranya mbakuye mu mahanga yose n'ahantu hose aho nari narabatatanirije. Urumva icyo gushaka Imana bimara, urimo uracyumva. Niko Uwiteka avuga.
kandi ngo nzabagarura aho nabakuje mukajyanwa muri imbuye. Imana ibaha isezerano ry'uko izabagarura, ariko ari uko bagize gute, ari uko bafashe umwanya wo kuyiramya, bafashe umwanya wo kuyambaza, bafashe umwanya wo kuyisenga. Kandi Imana ibasezeranya ko niba yisenga izabumvira. Twese dufite isezerano ry'uko iyo dusenze Imana iratwumvira. Ni isezerano Imana yaduhaye. Imana irashaka gushakwa kandi Imana igiboneka, niko twavuze. Hanyuma Yohana 6:24 kugeza kwa 28 hari amagambo Yesu avuze. Hari igihe abantu bavuga ngo bari gushaka Imana kandi bari kwishakaho ibintu atari yo bari gushaka, ahubwo bari gushaka ibintu ifite cyangwa se bari gushaka ibintu itanga. Twaravuze ngo tuye twitonda turebe niba turi gushaka Imana cyangwa niba turi gushaka ibyo ifite, niko twavuze. Aha rero haravuga ngo nuko abo bantu babonye Yesu n'abigishwa be badahari, bikira muri ayo mato ubwabo bajya i Kaperinawumu kumushakirayo. Bagiye kumushaka, ariko se mu by'ukuri bagiye kumushaka. Imana ntushobora kuyibeshya, Imana ntushobora kuyiryarya. Imana izi ibintu dutekereza, ikamenya imigambi yacu. Niko muririmbyi yavuze ngo umenya ibyo nibwira ukamenya ibimbamo, umenya ibinyanduza umenya ibingira imbuye. Ngo bamubonye hakurya y'inyanja baramubaza bati mwigisha waje hano ryari? Yesu arabasubiza ati ni ukuri ndababwira yuko ibimenyetso mwabonye atari byo bituma munshaka, ahubwo ni ya mitsima mwariye mugahaga. Ntimukorere ibyo kurya bishira, ahubwo mukorere ibyo kurya bigumaho kugeza ku bugingo buhoraho, ibyo umwana w'umuntu azabaha, kuko se ari we Mana yamukizeho ikimenyetso cyayo. Baramubaza bati tugire dute ngo dukore imirimo y'Imana? Arabasubiza ati umurimo w'Imana nguyu nuko mwizera uwo yatumye. Aya ni amagambo twasomye. Ahangaha abantu bashatse kubeshya Yesu ngo bamwereke yuko bari kumushaka, kandi atari bari gushaka, ahubwo bari gushaka amafatanga, bashaka n'imitsima atanga. Hari igihe ushobora kubona abantu bagiye gusengera mu butayu, ukabona abantu bagiye mu nsengero zitandukanye, ukabona abantu biyirije ubusa, ariko wakwinjira mu mitima yabo ugasanga mu by'ukuri ntago bari gushaka Yesu. Ugasanga ahubwo bari gushaka ko Yesu abishyurira amadeni, bari gushaka yuko Yesu abaha za minervari, bari gushaka yuko Yesu abaha amazu, bari gushaka yuko Yesu abaha ibintu. Ibyo ndabyemera ko Yesu ajya bitanga, no kubisengera ntabwo ari icyaha. Ariko mbere na mbere Yesu ari mu mutima wawe. Mbere na mbere Yesu afite icyicaro muri wowe. Yesu ni umwami w'ubuzima bwawe. Nicyo kintu kigomba kuba ikibanze mbere yuko usaba Yesu ngo naguha amafi, naguhereza imigati cyangwa se ubugari cyangwa se imitsima. Rero mu gihe dushaka Imana ntitugomba kwitiranya ibintu, kubera ko Imana iratuzi cyane. Nta muntu ushobora kubeshya Imana, nta muntu ushobora kuyiryarya. Ntitugomba kwitiranya gushaka Imana no kuyishaka y'ibintu. Gushaka ibintu Imana itanga no gushaka Imana ni ibintu bibiri bitandukanye. Ibyo rero ntitugomba kubyitiranya. Rero ku munsi wa mbere twavuze ku gisobanuro cyo gushaka Imana, twarabivuze mu buryo bwimbitse. Twavuze ko igisobanuro cyo gushaka Imana kwari uburyo dukoresha tugerageza, ni uburyo dukoresha kugira ngo dusabane n'Imana ku rwego ruri hejuru. Ni uburyo dukoresha kugira ngo Imana ibe mu mitima yacu, kugira ngo Imana igire ijambo mu buzima bwacu, kugira ngo Imana ibe umugenga w'ubuzima bwacu, kugira ngo Imana ibe umuyobozi w'imibereho yacu, kugira ngo Imana ifate icyerekezo cy'ubuzima bwacu, aba ari itanga icyerekezo. Ni uburyo kidukoresha kugira ngo tugere kuri urwo rwego rukomeye rwo kugira ngo tubashe gusabana n'Imana ndetse no kugirana isano nayo. Isano nayo tuba tugomba kuba abana bayo, isano nayo Imana ibigomba kuba data. Hanyuma rero ubwo buryo bukoreshwa ari nabwo turi buze gutindaho uyu munsi wa none, kugira ngo tugere ku rugero runaka, kubona Imana, urugero runaka, Imana igira ijambo mu buzima bwacu, Imana iyobora mu buzima bwacu, Imana itegeka mu buzima bwacu. Urwo rugero rwo gusabana nayo tukayumva, Imana nayo ikatwumva. Buri Imana igitwumva. Yesu niko yavuze muri Yohana mu gice cya 10 ngo intama zanjye ziranzi kandi zijwi n'ijwi ryanjye, iyo nzihamagaye zirankurikira kandi nanjye ndazizi, nzi n'amazina yazo. Intama za Yesu na Yesu hari ukuntu Yesu abaziranye nazo. Rero iyo ugeze kuri urwo rwego rumeze gutyo, rwo kumva ijwi rya Yesu ukarimenya, ukaritandukanya n'ijwi rya kamere, ukaritandukanya n'ijwi ry'abadayimoni, ukaritandukanya n'ijwi rya Satani, urwo rwego rwo kurugeraho rw'ubusabane. Ubwo busabane buri kuri urwo rwego niko gushaka Imana, kandi niko kuyigira, niko kuyibona. Imana ifite gahunda yo kugira ngo ibashe kubana natwe muri twebwe. Twarabibonye aho Yesu yavuze ngo umuntu nitondera ijambo ryanjye, ngo umuntu ngo nankunda ngo azitondera ijambo ryanjye, cyangwa se azashyira mu bikorwa ijambo ryanjye, ngo na data ngo azamukunda kandi ngo tuzaza hari ngo tugumane nawe. Urumva ko Imana wamaze kuyibona, Imana wamaze kuyibona yaje, ariko hari ikintu kigize gute, hari ikintu kiyizanye. Cya kabiri, ejo twavuze ngo ninde ugomba gushaka Imana. Twarabibonye ejo, ninde ugomba gushaka Imana.
twabonye ko umuntu wa mbere ugomba gushaka Imana, twabonye ko ari umunyabyaha. Umunyabyaha aba yarazimiye, umunyabyaha nta Mana agira. Umunyabyaha twabonye wariwe, umunyabyaha ni umuntu utarihannye ngo akingure umutima we yakire Kristo nk'umwami n'umukiza. Ni umuntu uyobora ubuzima bwe, ni umuntu ugenga ubuzima bwe akabutwara uko yishakiye nuko abyumva. Agenda ayoborwa na kamere, agenda ayoborwa na Satani, agenda ayoborwa n'abadayimoni. Rero agomba gushaka Imana akingura umutima we, yihana ibyaha bye, yakira Kristo nk'umwami n'umukiza, kugira ngo Yesu ayobore ubuzima bwe, kugira ngo Yesu ategeke ubuzima bwe, kugira ngo Yesu ahe icyerekezo ubuzima bwe. Urwo rwego iyo urugezeho ubatangiye gusabana n'Imana, kandi utangira gutekereza ku Imana, kubera ko Imana uyifite mu buzima bwawe. Umuntu wa kabiri twabonye ku munsi w'ejo, twabonye ko umuntu ugomba gushaka Imana ni umukristo wagize intege nke. Hari igihe umuntu w'Imana ajya agira intege nke. Dawidi yarazigize, arangije asambana na Mukawuriya, ntabwo yirinze ngo ajye ku rugamba, aba umunebwe. Amaze kuba umunebwe agira intege nke, asambana na Mukawuriya, yicisha Mukawuriya, aragwa arahindana, agira intege nke, agwa mu byaha binyuranye byinshi cyane, aragambana, arabeshya, byazaniye n'ingaruka umuryango we, ntago tubitindamo cyane. Ariko Zaburi ya 51 itwereka urugero rwiza rwo gushaka Imana umuntu yihana. Zaburi ya 51 uzayisome, yashatse Imana yihana, yatura ibyaha bye, arayibwira ngo ngire usubiranye amagufwa wavunnye, unyejeshe ezobu ndera. Uyu munsi wa none tuvuga yenda amaraso ya Kristo ni yatweza. Umuririmbyi we yaravuze ngo mpanagurwe hose mwami, ngo n'umuriro ngo niba ushaka, ngo ariko nkiri ibyaha birimburwe. Undi muririmbyi aravuga ngo nyeza nk'urubura, nyogesha amaraso wavuye kugira ngo ntunganire Imana. Iyo umukristo yagize intege nke akagwa mu byaha binyuranye, akwiriye gushaka Imana mbere na mbere, ariko yisaba imbabazi. Akwiriye gushaka Imana asaba kozwa n'amaraso ya Yesu. Nta kindi kintu ushobora kuvugana n'Imana utari wasaba kozwa n'amaraso ya Yesu Kristo. Ibyo ngibyo bibaho, kandi nta cyaha Imana itababarira. Dawidi yaravuze ngo Mana mbabarira inyama y'umuntu. Yari yishe umuntu, yari yishe Uriya, yasambanye n'umugore we, yamuriganije, yamutwaye, yakoze ibyaha byinshi cyane no tutavuga. Ariko muri Zaburi ya 51 arihana. Kuriye kuyisoma ukareba ukuntu umuntu ashaka Imana binyuze muri iyi nzira, nubwo dushobora kwigarukaho uyu munsi wa none. Hanyuma undi muntu gatatu twabonye ugomba gushaka Imana ni umukristo udashaka gucika intege, ni umukristo udashaka gusubira inyuma, ushaka yuko imibereho ye y'umwuka igomba kugenda iri gutera imbere buri gihe. Imibereho y'umwuka ko igomba kugenda iri gutera imbere buri gihe. Ejo twaravuze ngo ijambo ry'Imana tubwira ngo ntitugahore mu byambere bya Kristo. Ntabwo tugomba guhora mu byambere bya Kristo. Ntagari ibyaha Bibiliya iri kuvuga, ntagari ugukiranirwa Bibiliya iri kuvuga. Ntitugomba guhora mu byambere bya Kristo. Nta rugero na rumwe ugomba kugeraho mu by'umwuka ngo wumve ko ruhagije. Hari abantu tugera mu rusengero yadutangiye kugwa twumva ngo twarakuze mu mwuka. Hari abantu mu rusengero ngo bajya bavuga ngo barakuze, bageze kuri maturité. Ariko nta muntu ujya ukura mu mwuka, nta muntu ujya ukura mu mwuka. Bimeze nk'ibyo kurya. Uyu munsi ntabwo warya ngo uhage, nubwo hari igihe mu rugo abantu bitegura, bagategura buffet, mwari ujye ubibona, bagategura amafiriti, bagategura imbuto, bagategura amateke, bagategura ibihaza, buri muntu akarya ibintu ashaka. Ariko ntabwo warya ngo uhage ngo uvuge ngo ntabwo uzongera kurya. Iyo utariye inzara irongera ikakwica, ukongera ukagira intege nke ku buryo wanapfa nubwo wariye neza. N'ubukristo ro buriya ni kuri abumeze. Ntabwo avuga ngo narasenze, ngo numvise ijambo ry'Imana, ngo kandi ngo ndyumvise igihe kirekire, ngo nteranye igihe kirekire, ngo ibintu ngo byumvise igihe kirekire, ngo ibirahagije. Nugera ku rugero wumva ko wamaze gukura ko ibyo bintu bihagije, ngo biraba ari kwigisha ngo ni iby'abana, ngo biraba ari kwigisha ngo ntabwo bindeba, ukumva ko wakuze ko bihagije, ahubwo uzaba waguye. Nta rugero ugera uvuge ngo nariye birahagije, ntabwo nzongera kurya. N'ubukristo niko bumeze, n'ubukristo niko bumeze. Niba warageze ahantu ukumva ko wakuze, ukumva yuko bihagije, ndagira ngo utangarize muri amasaha yuko amaze kugwa. Bibiliya iravuga ngo ntitugahore mu byambere bya Kristo. None wowe n'ibyambere wabivuyemo, wateye intambwe gusubira inyuma, ntogumye n'ahantu uri. Kugira ngo urusheho gusabana n'Imana rero birasaba kugira ngo ukomeze utere imbere buri munsi. Uyu munsi wa none rero ndagira ngo tuganire ku buhe buryo bukoreshwa mu gushaka Imana, kandi twayishakira he? Imana iba hehe? Umuntu ashobora kubyibaza. Ni ubuhe buryo bukoreshwa mu gushaka Imana, kandi Imana twayishakira hehe? Mbese binatumarira iki? Twabivuze impamvu Imana yagiriye inama abayuda yo kuyishaka. Icyari cyarabajyanye mu bunyage nuko bari baratandukanye n'Imana. Imana bari barayiretse, ntabwo bari barashatse Imana. Urugero bari bagezeho barangije basubira inyuma, kugeza igihe Imana yemera inzu yitiriwe izina ryayo irasenywa.
kugeza igihe Imana yemera isanduku y'isezerano ijyanwa mu bunyage, kugeza igihe Imana yemera ubwoko bwayo abayuda burangije buragenda, kubera ko bwasenze ibigirwamana bureka Uwiteka Imana yari yarabaremye, yari yarabahaye igihugu. Imana irangije ibagira inama, yagati ndabagira inama yo kunshaka, ndabagira inama yo kunsenga, ndabagira inama yo kundamya. Ibyo bintu ndi mubikora nzabagarura mu gihugu cyanyu. Imana ishimwe cyane, haleluya. Gushaka Imana ntago birangirira aho ngaho, gushaka Imana bigira inyungu. Harimo inyungu gushaka Imana. Imana bidusezeranya iratubwira ngo muzansenga mbumve, muzansenga nzabumvira, nzashyira mu bikorwa ibintu muri gusaba. Nicyo bisobanuye. Muzandamya nanjye muzambona, nimunshaka muzambona, ariko nimutanshakana uburyarya mukanshakana umutima wanyu wose. Ntago Imana ikunda indyarya. Nusenga uzirinde gusenga ku munwa, umutima utari gusenga. Nuririmba uririmbira Imana, uzirinde kuririmba ku munwa gusa, umutima wawe utari kuririmba. Muririmbyi yaravuze ngo umutima wanjye uraririmba yuko nabohowe rwose, ngo negereye umwami Yesu ngo ndirimbana umunezero. Imitima yacu niyo igomba kuririmba, imitima yacu niyo igomba gusenga. Ntabwo ari iminwa. Imana irabyanga. Imana abanga ubwoko bunshimisha iminwa, ariko imitima yabo ikamba kure. Ubwo ni ubufarisayo. Imana yacu ikomeze kuturengera, Imana itugire neza. Uburyo rero bukoreshwa, uburyo bwa mbere ejo nari narabuvuzeho, nuko ku munyabyaha uburyo bwa mbere agomba gukoresha ashaka Imana nukwihana. Nukwihana agakingura umutima we, akakira Kristo nk'umwami n'umukiza. Nibwo buryo bwa mbere bukwiriye gukoresha, nta kindi. Yohana igice cya mbere umurongo wa 12 haravuga ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Kandi iyo ubaye umwana w'Imana bivuze ko uhabwa ubwene gihugu bw'ijuru, uhabwa citizenship, uhabwa citoyenneté y'ijuru. Icyo gihe mwisi ntago bari iwanyu, iwanyu bari mu ijuru, ugira ubwene gihugu bw'Imana kuko Imana iba yakubyaye. Kubera ko bisomye umurongo wa 13 ngo abangaba babaye abana b'Imana, ngo ntago babyawe n'ubushake bw'umugabo cyangwa se ubushake bw'umugore, ngo ahubwo ngo babyawe n'Imana. Aba rero kubera ko babyawe n'Imana, iwabo abari mu ijuru, ubwene gihugu bwabo ari ubwene gihugu bw'Imana. Birumvikana ko niba kinguye umutima wawe ukakira Imana, nubwo buryo bwa mbere ubona Imana, uba wayishatse. Uburyo wakoresheje nubuhe? Nukwizera Imana, nukwizera Kristo. Wakinguye umutima wawe, wihannye, wakiriye Imana mu buzima bwawe. Ubwo ni uburyo bwa mbere Imana igiboneka. Ubwo ni uburyo bwa mbere umuntu ashobora gutunga Imana. Ubwo ni uburyo bwa mbere umuntu ashobora gukoresha ashaka Imana, no gukingura umutima, ukihana, ukakira Kristo, ukamwizera, ukakira Imana mu buzima bwawe. Nubwo buryo bwa mbere binyuze mu nzira yo kwizera, ukatsuza akanwa kawe, ugakingura umutima wawe, ugatumira Imana mu mibereho yawe. Imana yacu nitugire neza cyane. Hanyuma uburyo bwa kabiri ni ukumvira Imana. Yohana 14 umurongo wa 23 Yesu yaravuze ngo umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye, na data azamukunda, tuzaza aho ari tugumane nawe. Ni igiki kizanye Yesu mu buzima bwacu no kugumana nawe? Ni igiki kizanye umwuka wera mu buzima bwacu no kugumana n'umwuka wera? Ni igiki kizanye Imana mu butatu bwayo kugira ngo ize muri twebwe igumane nayo? Ikintu cyayizanye urebye uyu murongo ni ukwitondera ijambo ryayo. Ikintu cyayizanye ni ukuyumvira. Uyu munsi wa none urabona ko ubukristo bw'izina buragwiriye ahantu henshi. Ujya kubona ukabona hari ubukristo bw'izina, ariko ubukristo butera intambwe ngo bwitondere ijambo ry'Imana usanga ari ikibazo. Kandi Yesu ajya gusubira mu ijuru, mu butumwa yahaye intumwa ze, muri mission yahaye abigishwa be, mu butumwa yahaye intumwa ze, yarazibwiye ngo mugende mwigisha abantu kwitondera ibyo nababwiye byose, ngo nzabana namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Mission itorero rifite ntabwo ari biriya abantu bigisha ngo niba ngo warizeye Yesu ngo birahagije, ngo wakora ibyaha uko wishakiye, ngo wamaze kubabarwa ku musaraba Golgotha. Oya, mission itorero rifite ni ukwitondera ijambo ry'Imana. Mission itorero rifite ni ukwigisha abantu kwitondera ijambo ry'Imana. Ubu buryo bwo kwitondera ijambo ry'Imana cyangwa se kumvira Imana nibwo buryo buri mumwe mu buryo Imana igiza mu buzima bwacu. Yesu niko yavuze ngo nimwitondere ijambo ryanjye, ngo nzasaba data, ngo hamwe nanjye, ngo hamwe n'umwuka wera, ngo tuze muri wowe kandi ngo tuzagumana. Imana ihabwa icyubahiro, haleluya. Ni igiciro kugumana na Yesu Kristo, ni igiciro kugumana n'umwuka wera, ni igiciro kugumana n'Imana. Ndibuka muri Yesaya hari ahantu handitse ngo nunyura mu muriro ngo ntabwo uzashya, ngo nunyura mu migezi ngo ntabwo izagutembana, ngo kubera yuko ndi Uwiteka Imana yawe.
iyo mpamvu gusa Saduraka Meshake na Abedenego impamvu umuriro utabatwitse nuko Yesu yaje kabana nabo mu muriro. None hano Yesu aravuze ngo nzaza njyewe na Data n'umwuka wera tuze muri wowe tugumane nawe. Bitewe n'iki? No kwitondera ijambo. Dukwiriye gusenga Imana kugira ngo iduhe imbaraga zo kwitondera ijambo ry'Imana. Kandi mu gihe twagize ingorane yo kutitondera ijambo ry'Imana, ni byiza ko dusaba Imana imbabazi. Tukamera nka Dawidi, tukihana, tukemera ibyaha. Uyu munsi wa none abantu benshi bajya impaka, ni ntagondwa. Abantu benshi ntibemera ibyaha. Abantu benshi ntibihana ibyaha. Abantu benshi ni ntagondwa mu bintu by'Imana. Reka nkubwire ngo ushobora kuzumva ijwi rimwe rimeze nka ryarindi abiye cyane wabumvise ngo ntabwo umwuka wera wanjye azakomeza kuruhanya n'abantu iteka ryose. Ushobora kuzaryumva Imana igafata umwanzuro kavanga umwuka wera ntabwo azakomeza kuruhanya nawe iteka ryose. Mbere yuko bigera aho ngaho ndagutangariza ko Imana ari nyembabazi. Yabariye Dawidi mu isezerano rya kera, Yesu atari yanapfa ku musaraba igorogota, ibyaha yari yakoze bikomeye, birimo n'ubwicanyi, birimo n'ubusambanyi, birimo no kugambana, birimo no kubeshya, birimo n'uburyarya, arabyihana. Imana iramubabarira, yongera imuhereza umwuka wayo, yongera imuhereza umunezero wayo. Nawe Imana yakubabarira uciye bugufi ukemera ibyaha byawe, Imana yakubabarira. Umwanditsi wa Zaburi yaravuze ngo nkuko iburasirazuba hitaruye iburengerazuba, ngo niko yajyanye kure ibicumuro byacu. Ngo nkuko ijuru ryitaruye isi, ngo niko Imana imbabazi igirira abayikunda ngo niko zingana. Uko ijuru ryitaruye isi, imbabazi z'Imana niko zingana. Kugeza uyu munsi abahanga mu by'ubumenyi, abahanga mu bya geography, abahanga mu by'ikirere ntabwo baramenya itandukaniro, ntabwo baramenya ibirometero biri hagati y'isi n'ijuru. Ntabwo barabimenya, ntibibarika. Bivuze ngo imbabazi z'Imana ntabwo zirondoreka. Haleluya! Imbabazi z'Imana ntabwo zirondoreka. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Umuntu yemeye ibyaha bye akemera kubyihana, nkuko ijuru ryitaruye isi niko imbabazi Imana igirira abantu bayo zingana. Nkuko iburasirazuba hitaruye iburengerazuba niko Imana ijyana kure yacu ibicumuro byacu. Imana yacu nishimwe cyane. Ubu buryo rero ni uburyo bwiza bwo gushaka Imana, kandi ubu buryo nusoma ijambo ry'Imana uzabona ba Nehemiya barabukoresheje. Uzabona baratuye ibyaha by'ubwoko bwabo kugira ngo basubire mu gihugu cyabo. Batuye ibyaha barihana. Abari barashakanye n'abanyamahanga, iriya mariage n'uruvange n'abanyamahanga, bakora divorce. Hari Imana yusaba gukora divorce. Divorce ni ibintu runaka twimariye nabyo, twivanze nabyo. Hari igihe twivanga n'ibintu, Imana ikaza mu buzima bwacu kavuga tudashaka gukora divorce. Gatandukana n'ibintu wimariye nabyo, gatandukana n'ibintu wivanze nabyo. Ubu buryo ba Nehemiya barabukoresheje. Mwene data, Daniel uburyo yarabukoresheje. Nibwo yatangiye kugira amahicurwa akomeye, yatuye ibyaha bye agera no ku rwego yatura ibyaha bya bene wabo. Imana yacu niturengere. Atangira kugira amayereko akomeye afitanye isano n'ibyo bintu. Imana yacu nitugire neza. Ubwo ni uburyo bwa kabiri bwo gushaka Imana. Uburyo bwa gatatu ni ugusenga. Gusenga ni ikintu kinini, ntabwo twakivugana na hangaha ngo tukirangize. Ariko nusoma neza ijambo ry'Imana Yesu yigisha mu isezerano rishya, inshuro nyinshi yatanze inama zo gusenga. Yanigishije gusenga. Rero asengesho tubona mu gice cya 6 cya Matayo ni uburyo tugomba gusengamo. Muri Mariko igice cya 9 umurongo 22 haravuga ngo bene uwo ntavanwa mu ikindi kiretse gusenga no kwiriza ubusa. Yesu yagaragaje ko amasengesho afite imbaraga zo kwirukana abadayimoni. Yesu yerekanye ko amasengesho afite ububasha bukemura ibibazo runaka byari byarananiranye. Gusenga no kwigiriza ubusa kugakemura ibyo bibazo bikomeye gutyo. Yesu yagiye atanga inama zo gusenga ari kumwe n'abigishwa be, bagiye ku musozi gusenga ari mu gihe cyo kubambwa. Yesu yabagiriye inama yo kugira ngo basenge kugira ngo batagwa mu moshya. Byerekana ko amasengesho ari protection. Amasengesho ni uburinzi, yaturinda gahunda ya Satani. Amasengesho yaturinda gahunda z'abadayimoni. Amasengesho yaturinda imigambi mibiri gucurwa kubijyanye n'ubuzima bwacu. Niyo mpamvu umunyamasengesho yaririmbye indirimbo aravuga ngo mu bihe byiza byo gusenga nsindubukana bw'umwanzi, nsindubukana bwa Satani, nsindubukana bw'abadayimoni,
Satani agira ubukana, abadayimoni bagira ubukana, bagambirira byinshi ku buzima bwacu bibi. Ariko iyo umuntu asenze, amasengesho amubera protection, amubera uburinzi, agakumira ibyo bintu, kandi umuntu akanesha mu izina rya Yesu. Paulo yagaragaje ko amasengesho ari intwaro, ni intwaro dukoresha turwana. Iyo umuntu akijijwe, iyo umuntu yakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza, aba agiye ku rugamba, aba yinjiye mu basirikare ba Yesu. Arwana n'umubiri, arwana n'isi, arwana n'imyuka mibi, abadayimoni batagira inyama n'amaraso, arwana na Satani utagaragara. Iyo rero umuntu asenze, kandi twebwe tuba mu itorero tunariyobora turabibona, abantu b'abanyamasengesho ntabwo baba basa n'abantu badasenga. Umukristo usenga ntabwo agira imyumvire imeze nk'iy'umukristo udasenga. Ibyo turabizi rwose. Umukristo ufata umwanya agasenga akigiriza ubusa. Ubuzima bwe ntabwo buba busa n'ubwo umukristo udasenga utigiriza ubusa. Ntabwo biba bisa. Tugira abakristo basanzwe n'abakristo badasanzwe, ariko byose akenshi ubona bibera mu bihe byo gusenga. Paulo rero mu Efeso 6:18 yerekanye ko gusenga ari intwaro y'umwuka. Twavuga ibintu byinshi ku gusenga, byazagira icyumweru cyabyo n'igihe cyabyo, ariko gusenga ni bumwe mu buryo bukoreshwa mu gushaka Imana. Daniel yarabukoresheje, na Yesu yabukoresheje kenshi, intumwa za Yesu zarabukoresheje gusenga no kwigiriza ubusa. Ariko nanone abantu iyo basenga bakora iki? Masengesho abantu bakora iki? Mu gusenga ni byiza ko inama natanga, mu gusenga ni byiza ko habamo umwanya wo kuramya Imana, gutekereza ku bugari bw'Imana, gutekereza ku miterere y'Imana, kandi Imana ukayihimbariza iyo ari yo. Mu gusenga ni byiza ko habamo kwatura ibyaha. Mu bihe byo gusenga, mu bihe byo gusenga ni byiza ko habamo kwatura intege nke. Ahantu wageze ukaneshwa, ahantu wageze ugatsindwa, ni byiza ko habamo ibihe byo kwatura ibyaha hamwe no kwihana. Hanyuma mu bihe byo gusenga ni byiza ko habaho umwanya wo gutekereza ku mirimo Imana yakoze, abantu bakayishima. Mu bihe byo gusenga ni ngombwa cyane. Mu gusenga iyo habuze umwanya wo gushima Imana, haba habuze ikintu gikomeye. Ni byiza gutekereza ngo Imana yankoreye ibiki, Imana yakoze ibiki. Ibi uretse no gushima Imana gusa, kubera ko binezeza Imana, binongera no kwizera, bituma kwizera kuzamuka. Iyo utekereje ku bintu Imana yagukoreye, bituma kwizera kuzamuka, ukayishima, n'amaganya akagenda, n'agahinda kakagenda. Hari igihe abantu babaho bagahora iteka ryose bareba ibintu Imana itakoze, bakareba ibintu Imana itakoze. Mba narize none ntago nize, n'ikintu Imana itankoreye. Mba mfite inzu none ntayo mfite, mba mfite imodoka none ntayo mfite. Bakareba gusa ibintu Imana itakoze, kandi bagiye kureba ibintu Imana yakoze mu buzima bwabo, basanga ari byinshi kuruta bya bindi bashinja Imana ko itakoze. Imana idufashe rero mu gusenga, tuye tureba n'ibintu Imana yakoze, hanyuma niturangiza tuyishimire. Ikindi kintu kigomba kuba mu mwanya wo gusenga ni ugusaba. Abantu benshi cyane bitiranije gusenga no gusaba, no gusengera ibyifuzo. Gusengera ibyifuzo ijambo ry'Imana rirabyemera. Matayo 7:7 Yesu yaravuze ngo nimushake muzahabwa, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Nta mwana wasaba se ifi ngo amuhereze inzoka, nta mwana wasaba se igi ngo amuhe sikoropiyo, nta mwana wasaba se umugati ngo amuhe ibuye. Ijambo ry'Imana ritwemera gusengera ibyifuzo, rirabyemera rwose. Ibyifuzo byose tugomba kubisengera kandi tukizera. Ibi dufasha kugira ubuzima bwiza. Ariko hari igihe abantu ujya kubona ukabona bari kwitiranya amasengesho, barimo barayitiranya no gusaba. Ntabwo ari byo. Gusenga ntabwo ari ugusaba, ntabwo ari ugusaba. Abantu bakakubwira ngo ngiye ngo ntabwo najya gusenga ngo nzasaba ikisi, ngo byose ngo ndabifite, ngo akazi ndagafite, amafaranga ndayafite, mfite inzu, mfite imodoka, ngo nasengera ikisi. Uzakuremo kino kintu cyo gusaba, hanyuma uramya Imana. Numara kuramya Imana watura ibyaha byawe, numara kwatura ibyaha byawe, uyishimira ibyo yagukoreye. Uzaba ukoze ikintu gikomeye, hanyuma icyiciro cyo gusaba ukihorere. Amashuri urayafite, imodoka urayifite, inzu urayifite, n'ibindi urabifite, ufite ubuzima bwiza. Ariko ushobora no gushimira Imana ngo ndagushimira Imana ko numva ko ntaho ndwaye, mu gihe hari abantu bari kuribwa. Kayishimira, gushimira Imana ni byiza. Hanyuma rero yo gusenga, reka nsoreze kuri kino kintu cy'ingero z'abashatse Imana, aho bayishakiye nicyo byabamariye. Ndayivuga nihuse mu mwanya mutoya cyane. Ingero z'abashatse Imana ndavuga babiri, kubera ko umwanya wacu bari mutoya. Ndavuga umwe wo mwisezerano rya kera, mvuge undi wo mwisezerano rishya. Hanyuma tuvuge nicyo byabamariye, natwe byatugirira umumaro. Hanyuma tuvuge naho bayishakiye. Imana bayishakira he? Imana bayishakira hehe? Bayishakiye hehe? Hanyuma rero reka dukomeze tubivuge mu nshamake. Nafashe urugero rwa Dawidi. Impamvu nafashe Dawidi ni umuntu ukomeye cyane mu isezerano rya kera. Icyambere, Dawidi yabaye umwami avuye kuri. Yabaye umwami, yari umushumba w'inka. Arangije asimbuka
izo etape zose ziraho hagati arazisimbuka ava ku kintu cyitwa ubushumba bw'inka ahita aba umwami. Urumva ni ikintu gikomeye cyane. Yari umusirikare yarwanye na Goliath aramutsinda, ariko aho yitoreje ntago twahabonye. Aho yitoreje ntitwahabonye, ariko yagiye ku rugamba arwana na Goliath, ni Imana yamutoje. Arwana na Goliath aramutsinda. Dawidi yari umuhimbyi w'indirimbo, yari umuntu ukomeye. Ibaze kuba uri umwami, kuba uri umusirikare, uri umujenerali, kuba uri umuhimbyi w'indirimbo. Yari umuhimbyi w'indirimbo, zaburi nyinshi niwe wazihimbye. Yari umuhimbyi w'indirimbo ukomeye cyane. Yari afite ubuzima bw'umwuka ku rwego rwo hejuru. Nubwo yageze igihe shitani ikamutega umutego ikamukubita hasi, yarihannye agaruka mu nzira, ariko yari umunyamwuka ku rwego rwo hejuru, kugeza igihe Imana yavuze ngo mbonye umuntu mu muryango wa Yesayi umeze ku mutima wanjye ushaka. Yari afite rero impamvu nshatse kumuvuga, yari afite experience ikomeye mu bintu byo gushaka Imana. Muri Zaburi 63 umurongo wa mbere kugeza ku wa 9 avuga ko yashakiye Imana mu butayu. No abantu yayishakiyeyo. Atanga ubuhamya aravuga ngo yagiye azinduka ari gushaka Imana, ngo ndazindukira kugushaka. Yagiye ashaka Imana mu gitondo kare kare akazinduka ari gushaka Imana. Ubwo hangaha twahageranye no muri za niba turi kubyuka kare mu gitondo uri gusenga Imana, ngo kare kare mu gitondo yarazindukaga atagiye kurangura, atagiye gucuruza, atagiye ku kazi, akazinduka agiye gushaka Imana. Imana nihabwa icyubahiro. Ibi bintu njye ndumva biryoheye. Twabonye uburyo umuntu ashaka Imana muri ara magambo ya mbere. Hanyuma arongera aravuga muri yo Zaburi ngo yayishakiye ahera hayo. Yayishakiye ahera hayo. Ubwo twahageranye no mu rusengero. Yashakiye Imana mu rusengero. No mu rusengero wahashakira Imana. Ubwo aho ndi kukubwira ahantu washakira Imana, ahantu washakira Imana. Nanone aravuga ngo no ku buriri bwe ngo yajyaga afata umwanya wo kumedita ku Mana. Mwari muzi ko ibyaha kenshi bitangira mu bitekerezo. Ku buriri bwe naho yashakiye Imana. Buryo uri ku buriri ushobora gusenga Imana. Buryo uri ku buriri bwawe ushobora kwihana. Ushobora kuba utuje uri ku buriri bwawe ugatekereza ku bintu by'Imana, ugatekereza ku Mana, warangiza ukumva hari ibintu bihindutse mu buzima bwawe. Ikindi yavuze ngo mu bicuku bya nijoro. Iyo byutse mu bicuku bya nijoro iyo wicuye utekereza iki? Mu bicuku bya nijoro. Mu gicuku. Yavuze mu gitondo akavuga no mu bicuku bya nijoro. Mu bicuku bya nijoro icyo gihe nacyo naho hantu naho ngo yahashakiye Imana. Mu bicuku bya nijoro nabyo ni igihe wakoresha uri gushaka Imana. Mu bicuku bya nijoro Dawidi nawe yarabikoresheje. Reka turebe uburyo Ana yakoresheje. Ubwo Dawidi ikintu byamumariye hano byatumye aba umunyamwuka ku rwego rwo hejuru. Yabaye umwami w'umunyembaraga muri Isiraheli. Kugeza ubwo Imana yamuhaye amasezerano akomeye, iramubwira ngo izakomeza kumugirira imbabazi ngo ntago zizamuvaho. Irangije niyo mpamvu ubona bavuga ibisekuru bya Yesu, hari igihe bavuga ngo Imana ngo izaha Yesu ngo intebe ya sekuruza Dawidi. Wajya kubona abantu bose bari hagati aho ngaho babaye imfabusa. Ukabona Dawidi ni uvuzwe. Kubera iki? Ubuzima bw'umwuka bukomeye yagize. Kuri uru rwego. Reba umubyeyi witwa Ana. Nusoma ruko cya kabiri, umurongo 36 kugeza 38 uzahasanga uyu mubyeyi witwa Ana uko byamugendekeye. Ngo yashakanye n'umugabo bamarana imyaka 7. Hanyuma umugabo arapfa. Uwo mukecuru uwo mubyeyi asigara ari umupfakazi. Ngo arangije ngo amara imyaka 84 atabana n'umugabo. Ubwo 7 guteranyaho 84 ni 90 ningahe? 91. Wateranyaho n'imyaka y'amavuko ashobora kuba afite imyaka iri hejuru y'ijana. Ko byamera kose ntago yashatse afite imyaka 9. Ashobora kuba yararamye abihawe n'ubuzima bw'umwuka imyaka irenga 100. Yabayeho imyaka irenga 100. Abihawe n'ubuzima bw'umwuka. Ngo yakoraga iki? Ngo yahoraga mu rusengero. Guhora mu rusengero bivuze ngo yajyaga mu rusengero inshuro nyinshi. Babantu birengagiza guterana. Yahoraga mu rusengero. Ngo aramye Imana. Kuramya Imana biragarutse. Yahoraga mu rusengero atayituka ngo yaramupfakaje. Ngo yaramupfakaje. Hari abantu bazana imbere y'Imana amatiku. Mana nge warampfakaje, abandi bafite abagabo, kubera iki umugabo wanjye yapfuye nkiri mutoya, kubera iki nta wundi mugabo wampaye, reba ukuntu umeze ugasanga ufite amaganya. Ntabwo yari umupfakazi ufite amaganya. Yari umupfakazi wuzuye indirimbo zo kuramya Imana. Yari umupfakazi wuzuye amagambo yo kuramya Imana. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Kubera iki? Yahoraga mu rusengero, ntabwo yahoraga mu kabari. Ntabwo yahoraga mu tubyiniriro. Yahoraga mu rusengero ngo ari kuramya Imana. Atekereza ku miterere yayo, avuga Imana yariyo. Icya kabiri ngo yiriza ubusa.
yiyiriza ubusa, yiyirizaga ubusa kenshi, akiyiriza ubusa kenshi ari kuramya Imana. Icya gatatu ngo yasengaga ku manywa na nijoro, ku manywa agasenga, nijoro agasenga. Nubu buryo uyu Ana yashatse mu Imana, kandi amaze kuyishaka arayibona. Imana imuha isezerano nk'iryo yahaye Simiyoni, iramubwira ngo Ana, kubera iyi miterere n'ukuntu umeze, ntabwo umeze nk'abandi bapfakazi, ntabwo uzapfa utabonye Mesiya. Imana ihabwa icyubahiro, haleluya. Ari mu bantu bambukiranyije amasezerano kimwe na Simiyoni, barambukiranya bava mu isezerano rya kera baza mu isezerano rishya. Imana iramubwira ngo Ana, biragaragara ko uyu Ana yaramye kubera kwigiriza ubusa, yaramye kubera kuramya Imana, yaramye kubera gusenga ku manywa na nijoro. Ubwo n'ubusabane ni inyungu ziva mu gusabana, ni inyungu ziva mu gushaka Imana. Imana nihabwa icyubahiro. Yabayeho nta gahinda afite, nta mubabaro afite, nta stress afite ngo nta mugabo afite. Suko yari ameze Ana. Bigaragaye ko Ana yari afite indirimbo zo kuramya Imana, yari afite amashimwe. Hanyuma uyu Ana bimuviramo kurama igihe kirekire. Imana iramubwira ngo ntago azapfa atabonye Mesiya. Igihe kandi nanone abantu basenga Imana buri gihe, ntago Imana igibagezaho amakuru agezweho. Imana igibagezaho amakuru agezweho. Igihe Yesu baramujyanye mu rusengero agiye gukebwa, naho ngiye gusoreza kuri Ana. Agiye mu rusengero ku munsi wa 8 gukebwa, Imana ibwira Ana, rya sezerano naguhaye rirasohoye. Mesiya yageze mu rusengero, yaravutse, bamujyanye mu rusengero gukebwa, ujyeyo ndamukwereka. Hari undi munyamwuka nawe witwa Simiyoni, na Imana yahaye amasezerano, ari mu rusengero arahaguruka. Imana mu mpinja zari ziri mu rusengero, Imana igira precision. Mu mpinja nyinshi zari zagiye mu rusengero gusabirwa umugisha gukorerwaho iriya mihango, Imana ibwira Simiyoni, rwa ruhinja rufashwe na Mariya hamwe na Yosefu nirwo Mesiya, nirwo Kristo, niwe mucunguzi w'abari mu isi, niwe mucyo w'isi. Simiyoni aragenda araruterura, aravuga ngo Mwami Mana, urasezera umugaragu wawe amahoro nk'uko wabivuze, ko amaso yanjye abona agakiza wateguriye isi uhereye kera kose. Ana nawe ngo arahaguruka atanga ubwo buhamya. Imana yamubwiye ko ariwe Mesiya, yarategereje gucungurwa nawe. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Nawe ngo avuga ibya Kristo, mu rusengero haba ibihe byiza kubera abanyamwuka. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Ubwo ni uburyo bwo gusenga Imana, kandi ibonowe mu maro bitumariye. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Abantu b'abanyamwuka bameze batya nibo bazumva n'impanda, uko Simiyoni yamenye ko Yesu yavutse abandi ntibabimenye, uko Ana yamenye ko umucunguzi yavutse, bakamenya ko yagiye Yerusalemu, bakamenya n'uwari we, abandi ntibabimenye. Abantu bashaka Imana ku manywa na nijoro, niko twabonye, nibo abantu bazumva impanda. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Iyo nunyungu ikomeye, niyo abantu bazumva impanda, nibo bafite ya mavuta. Burya nibo bakobwa b'abanyabwenge, nibo bakobwa Bibiliya yitego n'abakobwa b'abanyabwenge. Itorero, umugore ni itorero. Nibo bakobwa b'abanyabwenge burya Bibiliya ivuga, bashaka Imana nibo bakobwa b'abanyabwenge Bibiliya ivuga. Aba nibo bazumva impanda, nibo bazasanganira umukwe, tuzamusanganira. Imana nihabwa icyubahiro. Mana udufashe tugushake ku manywa na nijoro, tugushakishe kukuramya, tweko ubuzima bufite amaganya, tugushakishe kwigiriza ubusa, tugushakishe kwatura, tugushakishe kukumvira, tugushakishe kukwakira mu mitima yacu no kwemera kugira icyerekezo. Mwari munzaramba dusengere muri ubu buryo. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Dusenga Imana. Mana data, turagushimiye mu izina rya Yesu, tugushimiye neza n'urukundo dukunda, tugushimiye kubw'ijambo ryawe Mwami uyu munsi utubwiye. Uri Imana ishobora byose, wabanje kutwereka abagushaka abo ari bo. Mwami Imana yacu twarisobanukiwe, izina ryawe nirishimwe, utweretse uburyo bwo kugushaka. Mwami nuhabwa icyubahiro. Umushiki wanjye ijambo ryawe araryumvise, mwene data araryumvise. Mu izina rya Yesu, ahantu hose bamushoboza kugushaka, ajyeyo kandi akubone. Uri mu kazi yakubona, uri mu butayu yakubona, uri mu sengero yakubona, wakoze niba ture yakubona. Uburyo bwose Mwami burahari bwo kugushaka. Mugaragu wawe
arabusobanuye arabuvuze, kandi hari bene data bagiye babukoresha barakubona. Aba ba Simiyoni barabukoresheje barakubona, ba Davidi barabukoresheje barakubona, ba Ana barabukoresheje barakubona, ba Daniyeli barabukoresheje barakubona. Mu izina rya Yesu Kristo, Paulo watugira inama yandikira Abefeso, yaravuze ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga. Atubwiye uburyo bwo gushaka Imana n'uburyo bwo gusenga, kandi mu gusenga mwami aho turakubona niyo nzira. Nanone mu nzira nyinshi abantu bashobora kukuboneramo, niyo ntego y'amasengesho ari muri ADPR. Mwami Imana yacu, hereza uburyo abantu bawe bagusenge. Hereza apeti uyu mushiki wanjye agusenge, hereza apeti uyu mwene data agusenge. Ugusenga nagusenga n'umutima wejejwe, batubwiye azakubona. Kandi niko Salomo yanditse mu migani, aravuga ngo nkunda bankunda, kandi abashakana umwete abo bazambona. Niko Yeremiya yahanuye, nimushakana umutima wanyu wose muzambona. Mushiki wanjye muhe apeti akubone, mwene data muhe apeti akubone, mu izina rya Yesu Kristo. Yabesi yaragusenze arakubona, mu izina rya Yesu. Eliya yarasenze ngo arongera ngo arasenga arakubona, mu izina na Yesu. Niyo nzira yakoresheje n'intumwa, nibwo basenze kandi wagiye ubiyereka mu buryo bwose basenze. Mwami udushoboze gusenga kugira ngo tugere aho uri, udushoboze gusenga kugeza ubwo tukumva, udushoboze gusenga kugeza ubwo Data wa twese natwe tukubona. Yesu yaragusenze kugeza ubwo imyenda ye irabagirana, ngo no mu maso ye hararabagirana. Kandi nitugusenga tukakwegera, hari ibintu bizahinduka mu buzima bwacu. Ariyo mpamvu intego yawe ivuze ngo tugushakane umutima wose, kandi uwasenze uwageza aho uri. Mwami Imana, atandukana n'abatasenze. Uwagushatse adatandukana n'utagushatse. Iyo umuntu ashatse amafaranga rimwe na rimwe hari igihe ayabona cyangwa akayabura, ariko uwagushakana umutima wose ni ngombwa arakubona. Mwami utwiyereke muri ibi bihe byiza waduteguriye byo gusenga. Abantu bose bazafata uyu mwanya wo gusenga uzabiyereke mu izina rya Yesu. Umugaragu wawe umugisha iyi minsi yose 3 yose yitanze akatwigisha. Mwami Imana yacu umugisha, kandi uburyo bwose imbuto abibye umukoresheje itumye uramukoresheje arayibibye. Mwami reka izera imbuto, kandi izera imbuto nyinshi. Abumvise ijambo ryawe Mwami, reka ijambo ryawe ribahindure, reka ijambo ryawe ribatera umwete wo kugushaka, reka ijambo ryawe Mwami ribatera umwete wo gukora ubushake bwawe. Ukomeze kubana natwe no kutugirira neza. Hari abantu tugomba kwigana rwose. Daniyeli ni umugabo w'icyitegererezo dukwiye kwigana, uburyo yabanaga nawe agasenga gatatu ngo mu munsi. Niko ijambo ryawe ribivuga, kandi ziriya ncuro 3 zatumye Daniyeli abigihangange i Babuloni. Reka Data wa twese wo mu ijuru ubu buryo natwe tubwigane, kuko ni byiza, kugira ngo Mwami ubwo turi muri ubu butayu bw'iyi si natwe tuzarangiza uru rugendo amahoro. Bene data bari muri Bibiliya bakoze neza, reka tubigane. Bagiye bagushakana n'umutima wose, kandi abagusenze bose bagiye ubiyereka. Urakoze kubikoze, urakoze kubyumvise. Mushiki wanyu mugirire neza, mwene data mugirire neza, kandi iminsi 3 dufashe turimo turumva ijambo ryawe. Ndabizi ko muri iki cyumweru utubikiye byinshi tuzakomeza, ariko ukomeze kwigisha imitima yacu, kandi imitima yacu ikomeze kwinyoteza cyane kugira ngo tukwegere. Icyubahiro ni kibi cyawe, kandi izina ryawe nikomeze guhabwa icyubahiro. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaho umugisha. Reka pastor akomeza asenga Imana, hanyuma abasengere ku byifuzo. Turaza gusoza n'ubundi tubaha amatangazo, ariko asenge kandi Imana igufashe nawe urwaye hamwe no kugusenga. Imana iguhagurutse kuri ubwo buriri, niba uri kwa muganga, niba uri mu bitaro ufite ibyifuzo uraremerewe. Pastor arimo kuvuga ijambo, wumvise uremerewe, wumvise umukozi w'Imana yagusengera. Reka rero ufatanye nawe agusengere mu ntambara zose urimo kurwana. Imana yacu igirwana intambara kandi kazinesha. Reka pastor agusengere mu izina rya Yesu. Data ushobora byose, haleluya. Data muremyi wa byose, mu izina rya Yesu, mu izina rya Kristo watuguza amaraso ye, Imana ishimwe, akatuvana mu bata bwa Satani. Yego, turagushimye Imana kuduhaye iriteraniro. Haleluya. Tugushimiye inama tugiriye mu ijambo ryawe. Urakoze Mwami. Tugushimiye icyerekezo duhaye
waduhaye mu ijambo ryawe. Tugushimiye ibyo utwigishije mu ijambo ryawe. Data wa twese nuhabwe icyubahiro. Muri aya masaha nsengeye abarwayi, yaba ari abarwayi bateranye natwe, yaba ari abarwayi bateranye natwe, ndabasengeye muri aya masaha. N'abarwaye COVID-19 nirukanye uburwayi mu mibiri yabo mu izina rya Kristo. Uyu murwayi ndamusengeye ukwizeye, akaba yizeye kuri Imana ikiza, nirukanye uburwayi mu mubiri we mu izina rya Yesu Kristo. Nsengeye umuntu ufite ibibazo bitandukanye n'ibyifuzo bitandukanye, uri Imana idakennye, uri Imana ikize, ubukire bwawe ntiburondoreka, imbaraga zawe ntizirondoreka, bigisubizo cy'iki cyifuzo, bigisubizo cy'iki kibazo mu izina rya Yesu Kristo. Nirukanye satani mu buzima bw'uyu muntu mu izina rya Yesu Kristo. Nirukanye abadayimoni mu buzima bw'uyu muntu mu izina rya Yesu Kristo. Uyu muntu ugiye gusenya urugo, nirukanye dayimoni ziri kumusenyera urugo mu izina rya Yesu Kristo. Uyu muntu utabyara ndamusengeye kugira ngo umuhereze kubyara mu izina rya Yesu Kristo. Uyu muntu ufite inyanya ndamusengeye kugira ngo umuhereze imbaraga. Uyu muntu urwaye, abaganga baramubwiye ngo nataha ategereze gupfa, uri Imana yarema ubuzima muri we, rema ubuzima umuhereze kubaho mu izina rya Yesu Kristo. Urushaho kumugira neza. Nsengeye abakozi bawe abitirirwa izina ryawe, ndabasengeye baha imbaraga muri iyi minsi y'imperuka, bahagarare bashikame, bavuga ukuri imbere ya satani, bavuga ukuri imbere y'abadayimoni, bavuga ukuri imbere ya Nebukadinezari, bavuga ukuri imbere y'abatware n'ibikomangoma, bavuge yuko ari wowe Mana yonyine bakwiriye gupfukamira no kuramya. Ndabasengeye mu Rwanda abakozi bawe, basengeye ku isi yose, baha imbaraga z'umwuka wera, bahe gushira amanga, bahe gushirika ubwoba, bahe kukubona mu buzima bwabo, bakwakire bakwemere, bahagarare baguhamye muri iyi minsi y'imperuka. Utanga ububyutse, ugaragare mu itorero, abantu baguhindukirire mu izina rya Yesu Kristo. Iburaya abantu bakwemere, bahimbaza izina ryawe. Muri Amerika bimere gutyo, muri Afrika bimere gutyo, muri Aziya bimere gutyo. Dayimoni zitera confusion ndazicyashye mu izina rya Yesu. Dayimoni zitera kwishushanya, ziyitirira ibyawe kandi atari abawe, ndazirukanye mu izina rya Yesu. Utanga imbaraga Mana, utanga ububyutse Mana, utugirire neza, uduhe gushikama, utubere igisubizo mu byifuzo dufite no mu bibazo dufite. Mwamutugirire neza. Urakoze Mana, turagushimye, uri igisubizo cy'isi, turabyizeye. Abaperezida hari igihe bahura bagakora inama bakabura ibisubizo by'ibibazo, turasenze kubera kuri Imana ifite igisubizo kugira ngo uduhe kukwizera. Urakoze Mana ihoraho, dusabiye umugisha abantu batanga amaturo n'icyacumi n'izindi nkunga zose kugira ngo ubwami bwawe bwamamare, kugira ngo umurimo wawe ukorwe. Dusabiye umugisha abantu bose babikora mu izina rya Yesu Kristo. Dusabiye umugisha abafasha abakene, abafasha abamisiyoneri, abafasha abavuga butumwa, abafasha abapastori, abafasha itorero ryawe binyuze mu nzira zitandukanye. Tubasabiye umugisha mu izina rya Yesu. Abantu batanga amafaranga yo kubaka insengero, tubasabiye umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Abakora umurimo wawe n'umutima utunganye n'umutima ubikunze, turabasengeye ngo bahe umugisha kandi ubagirire neza, ubiteho Mwami, kuko uri Imana itanga umugisha. Urakoze Mana ihoraho, tugiye gutaha, ubuntu bwawe buduherekeze, imbabazi zawe zitwomeho rwose, umugisha wawe utwomeho rwose, ineza yawe itwomeho rwose. Mwuka wera akomeze adufashe gusabana nawe, adufashe kunesha mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu. Amen. 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 Reka muri tekinike batwereke uburyo bwo gukorera Imana, hanyuma dukomeza gutanga amaturo ndetse n'icyacumi. Batwereke yego amaturo n'icyacumi dukoresha beka na populaire. Imana ibahe umugisha. Hanyuma dukoresha na momo pay, kode n'iriya. Mukomeze mubikore, paseri basabe umugisha, mukomeze mubikore, Imana irabagirira neza. Hanyuma gufasha abakene, kode n'iriya. Hanyuma dutanga n'imisanzu y'inyubako, kandi turimo turubaka ni Nyarugenge mu mazone barimo barakora, n'umuntu ku giti cye uko Imana yaguha umugisha. Nubwo waba udasengera hano ariko ukabukunda umurimo w'Imana, wawutera inkunga kugira ngo inzu y'Imana tuyuzuze. Hanyuma rero turashoje, kandi pastor Imana imuha umugisha imisi 3 afashe yitanze, kandi mukabera kamuhereza ijambo. Imana imuha umugisha. Hanyuma ejo turakomeza n'undi mukozi w'Imana, tubaha ikaze mu iteraniro ry'ejo. Ubuntu bw'Imana n'urukundo rw'Imana no gufashwa n'umwuka wera bibane natwe mu izina rya Yesu. Amen. Na hejo.